hirwa hirwa nyakugira imana ukamira ibibondo uzibagirwe nugereyo imvune z'ubukene ziryana kurusha imvune z'umurimo izuba ryawe rizarasa n'ukuri uzahirwa uyikuyita neza sha eta neza niko urwo rudasa ruburu endani ya sosha abandi byo wemeye wabikozeho ikira wabikozeho iki mushiki wawe nzamuha icyarahani azakora hara mu mujyi nzakwishyura amashuri nawe yarangize nkumva ukuntu ushogoza sha ntabwo ari umaze kunyangiriza ngese wigeze umfatira mu myumbati yawe ubundi erekana amafoto wakerekanya amafoto niko cyatujya no mu rukiko abana b'ubu mwabaye mute sha uzi kwivuga imigambi gusa egera kwivuga imigambi ngo aho wamugabo wande pe wamugabo ushaka ko n'umuheto cye bandebera de handebera ngo aransiga munyagwa gusa ukuntu afite mushiki we mwiza yewe Jesse mama mwana aho se niho gushyira ubwasaje bone ahandi washyira shanza abandeye bakabisa ibyo bintu wigira ushatse bamufasha Oh my kiss oya kwitwariza aho usuye nakubyutsa ugasanga usanze tumwe saa 5 ibyo kurya turacyabiriye Ewe mama sima ubona uri umunyamasengesho ukagira ngo nandi ni kandi tuzabitwiriza buri munsi ese so babiteye wabyutse kare tukanywa icyayi hakiri kare bishye saa 9 bishye saa 10 icyo cyose mbindo birindira nawe nakirirwa imigati ukuntu ukunda ifunguro akaba aribyo umenya no kubitunganya ako mama nimba arabiye bavuga ko icyambere ari amakuru anga mu rugo rwose twebwe icyambere ni ibiryo niba uze kubitunganya mbibona ndakujoyininga byahiye reba ko mukobwa warita ndatetse uzaba uteka da ukwiye no kubimenya ukamenya imirimo yose ubundi ukwiye no kubikora njyewe nabyuka nsanga mvuga ni njye wabyaye by'ukuri ariko ndashaka kuzagutembereza ahantu ariko nyine nawe biragusaba kwitwara neza wabona nyine biragusaba kwitwara neza nutitwara neza njyewe nzijyana sigera nasinitwara neza byaba byo kubyuka saa 5 waba ugiye kuruhuka iki se ubundi wowe Bro, kunumva kicyuzuye se? Samani, ndumvise ukuri kabisa. Nyweye amayoga menshi, ntabwo nanywa icyayi. Ntabwo nakubeshya. Ngende nywera amazi. Izo nzoga zawe kweri. Ese ubundi ngize mwabirangije wamwishyura. Mwana nawe mbigoswe, ako ndahita mbikora. Gabanya inzoga mwana. Samani, ako wakwereka ba nyiri inzoga yo kunywera amafaranga twabaye. Mwana uzi ukuntu baba baryoshye. Ntabwo we wabyumva mwana. Ako ndahita mbikora tu. Cyakoze mwana unyibukije nanjye shanjye njya amafaranga y'ishuri. Arangije.
gusa yewe nta mafaranga yararyoshye Steve. amafaranga y'ishuri aryoha kurusha burusheti y'ihene ikiri icya mbere mubwiye aryoha kurusha champagne reka mubwize ukuri ntabwo nshaka kubeshya nta muvini ushobora kuryoha kurusha amafaranga y'ishuri iki nicyo nagira kunywa icyanjye ntibazakubeshye nta byeri ikora umuntu ahubwo si imigati muyishobora muti Charlotte uzayisigara Bro, nzakugire no kwiga. Dorka Yitwa kuri kuzumamagara cyane bite byawe? atugeye naguhereye nkiri Ep2. Utashye kare bigenze bite se noneho? Ibi ni bikise kandi noneho mana yanjye. Niko hirwa. Uburongi uribye noneho. Ibi ntabwo uvuye kubyiba. Arengana. None se kutashya amasaha. Ntabwo nzarisubiramo. Kubera iki se kandi? Banyirukanye yewe. Ariko si ibi ni biki mana yanjye. Hirwa. Ubu koko bakwirukanye amasaha? Banyirukanye. Ahubwo teka no mwumbaga. Batuteka ariko. Ntabwo nateka ibintu by'ibyibano yewe. Batuteka n'utawuteka ngenda wikinyera no muri sinza wiriwe. Ngaho nyumva. Nzi byo wariye. Ngaho ndebera ni kwimana. Faturike. Wanze gutekana. Ibyo bintu ntabwo nabiteka. Ureke. Turagira ngo ngutamike.
we ntabyo ibintu yankoreye twaragiye turagenda tugezeyo arangije kurumva nyine twari rubanze tukinjira wakaza nyine yishyura yaragenda amutegereza ndategereza mayibo ndayitegereza itinda kuza nyuma yaho nyine araza ati no iyo ni ikintu cyambabaje kurusha ibindi byose ni ukuntu nari nzi ko ndi burya nsanga rwose umuhungu muzima araje ati ni ukuntu ubundi tudataha byandiye umva ni gahunda ndende ntabwo wabyumva shows yihorere shano ukavuga ngo uvuge n'iriya mayibo biriya yo niyo ya mbere twari duhuye nkumva ndumiwe ibaze ko nanatekereje yuko shows umuntu ukubwira ngo yara kwakira uhuru zingura ry'ifuta indi igera hariya ugasanga ni ukunywa fanta y'ubugo rya 500 nawe wakigurira uri mu rugo Flora Musenzi yaramemukiye niba ufite ikintu akoresheje nkumva ko nari kwigurana ntoza hariya nkumva birambabaje oya cyane umugiye nari nibagiye kwigura uzi umuntu uri guteretana hano muri ino minsi Alex bariyahura ntabyo umva bariyahura ni inzobe ni boga inshuti yanjye uzabimubona ibaze ko buri munsi buri kanya mba ndi kureba ifoto ye nta makuru ufite shomba mubwire umva nanjye biramba numiwe no gushaka kubyumva ibaze ko ndi kureba ifoto ye mba mvuga I was like wow umva nta makuru ufite ugomba gwiki ureke ejo ndaza kohereza ifoto ye nawe umurebe ntabwo wabyemera sha niko gahinda mfite ntabwo ari icyumweru noneho iyo nguyu bamenya nzamugumaho umva nzabamubwira ko ndumva njye nawe niduhura dufite story nyinshi zo kuzaganira sha ntabwo ari bimwe byanjye si baby we ntabwo ubizi ndabizi neza noneho ko uzamukunda ntabwo ari nka za mayibobo nirirwaga nkuratira umva uzabibona inshuti yanjye afite amafaranga ibaze ko bwa mbere ejo nari ndi kwikinira nikina ndamugasha ndumva nshaka fanta njya mbona 5 kuri telefone yanjye ngo ngaho ugenda uyinywe ntabwo ameze nka za mayibobo zize zikubwira ngo ndagukunda n'ibintu mabibiguze umva sha ndaza kukubwira sha dufite igihe kinini don't worry my babe umva ntabwo wabyemera kuba ngubu noneho sibyo uzarota mukohereza gikomeye ako sibyo ni iki numva Jesse ngo ntabwo bishiririye ra mana we mbabarira winyica pe mani reka ngwize ukuri kumwicaza ntabwo ari sawa kandi buriya mani ntabwo ari tayari mani ntabwo ari tayari kabisa mani reka ngwize ukuri ntabwo nshaka kubeshya mani yesi numva ukuntu Messi ubona yakina iki iminota 10
icumi amaze no gusaza wana mangiye ikintu giye nakwipima naze muri Liverpool byambaye rabireke ntabwo ngiye nakubeshya kabisa oya mane nawe yamaze gusaza no kumubona kuriya yarakuze imyaka iramujyanye oya dukeneye generation nshyashya abantu reka mbwiza ukuri mani umaze igihe unshuka asanga abakintana confidence bafite umupira wapi niba kubita ukundisha amafaranga yanjye yo gusanga imipira ngera bizi ntabwo ndusha kureba umupira mani urumva nese ikintu nshaka kwanari oya bazakubeshya oya reka mbe ngucitseho ntari biri mu tubazo tuvugana tugiye gutanga gutunganya mani sikundi ugashobora no munsi ariko dukeneye umukozi shagiye kwisubira ariko umukozi utamukubise kumbwiza ukuri mara udakubise umukozi ntabwo yakuba ejo nzajya mu cyaro mani nzava muza kandi ndabikubwiye kabisa ntabwo bibaho ntabwo ariko utamukubise se shaho Jessie! Jessica! Birashoboka. Umva. Siko nari ntetse mani. Niko Jessie, umukobwa ureshya nkawe w'amabere angana gutyo mu gatuza. Ukwiye gushiririza ibyo kurya bikagera hariya. Nta soni. Ese ko ndashaka gukura mukobwa. Uriho gushiririza ibiryo bikagenda bikaba umukara. Uzi ko biba byaguzwe amafaranga. Reba. Asono rivugisha ngo Yesu we. Burya wankangaga nawe ushonje wahutereye umwuka wenda kugushiramo igihe naguhereye amagambo navuze nk'ay'abagombozi ngo abanyamagambo nyine pa kuba dutetse abiteke biki kigabo cyaje hano kudutabara ntukizi umvuze ko twahuriye pfiriya ku mugezi cya kigabo cy'uruda cya kindi cyitwa ni bacyitaho ngo po bacyita mugarura ego uzi ko twahuriye pfiriya ku mugezi ndimo njya kuvoma kiza kinyikoreshwaho kiriya kibwa ndava mu ishuri nawe arava mu rugo oh yes
ibintu yankoreye muraziranye se reka twahuye mbere yuko ngera hano n'imyumba tutetse nayikuye mu murima we tugiye kujya duhingana azajya ahinga nanjye nsarura azajya haha nanjye mpaga ninjye nawe fatana rugi yaragiye kunsomesha ibiziba hara hepfo mu mubande nambaye inifomu n'iriya shati kandi urabizi njya nyuzamo nkayijyana gusenga usura mugabo icyo cyo n'umwana mwiza niba atakuvunnye ukuguru wamwibye kuko ubujura bwawe nanjye ndabuzi iranda leta nyipfumura ariko ibi biryo byo ase ubundi birashya ryari ahora ubwo rero nawe ujya kubizana ukarako kubiteka binani wabihashye mugarura zakuvuna umutsi w'ukuguru izi nkwi se zo ase uri kubura gushyiramo inkwi nk'isi ngizo umuntu aba yazitaye ariko nyine bikore gabanya umuntu aho nzadukiremo inkwi we hirwa nyakugira imana ukamira ibibondo uzibagirwe nugereyo imvune z'ubukene ziryana kurusha imvune z'umurimo